Yumakanuru mugabusha Yumakanuru mugabusha Yumakanuru mugabusha Usumakanu tazabimbwa sha Bajaga bambwira yuko ni Somaho uwo munsi nzahomaho bajaga bambwira niyo nasomaho. Reka tujye kubasusa twifuriza ibi byiza nshuti bakunzi basho mudukurikirana umunsi ku munsi aho tugenda tubagezaho amakuru ari kuvugwa hirya no hino. Ngiyo rero ya ndirimbo iri ku abantu benshi ndetse na Platini. Ino ndirimbo ikaba ije nyuma y'urupfu gatoya rwa Jay Polly, aho abantu benshi babifashe nk'agashinyaguro. Ino ndirimbo yashyizwe hanze n'uno mugabo Platini wasinyanye amasezerano n'uruganda rumwe rukora ibyo kunywa, bavuga ko rero ibi ari agashinyaguro uno musore Platini akoze kuri ino ndirimbo. Bavuga bati ntabwo cyari cyo gihe cyo kuba yashyira ino ndirimbo hanze, bavuga ko yarebye inyungu ze ku giti cye ndetse no gufatirana abantu muri bino bihe barimo byo kwibuka Jay Polly ndetse no kumuha icyubahiro cy'ibyo yakoze, akahita ashyira ino ndirimbo hanze. Uno muhanzi rero nemeye Platini akaba avuga ko ibi ngibi yabikoze nta wundi mutima mubi cyangwa atabigambiriye, ndetse anasaba imbabazi aciye bugufi cyane. Avuga ko ibi ngibi byabaye mu rwego rwo kugira ngo akomeze akazi ke, ndetse atarafite cyangwa atatekerezaga ko biri buze gukomeretsa abantu. Uno muhanzi rero Platini yaciye bugufi asaba imbabazi nyuma yo gushinjwa gushinyagurira nyakwigendera Jay Polly, agasora ino ndirimbo yo kwamaza uruganda rukora ibyo kunywa basinyanye amasezerano. Muri kuno kwezi ku itariki ya 2 nibwo inkuru yabaye kimomo cyane, nibwo yasesekaye ko Tushime Joshua wamenyekanye nka Jay Polly yitabye Imana hari nyuma yo kugezwa mu bitaro bya Muhima akuwe muri gereza y'Amageragere, ariko bikaza kurangira ahasize ubuzima. Mu gihe gito kandi nibwo umuhanzi Platini yahise ashyira hanze cyangwa se asora indirimbo yise Somaho yakoranye na Jay Polly. Indirimbo yagarukaga ku nzoga ari kwamamaza. Uno musore rero kusora ino ndirimbo kuri title yayo kuranda kabanditse ati Rest in Peace Jay Polly, cyangwa Imana ibigwiruko ridashira cyangwa uruke mu mahoro Jay Polly. Ibi ngibi rero abantu bavuga bati uno musore cyangwa uno mugabo ibintu yakoze ntabwo biha icyubahiro mugenzi we. Ibi ngibi rero bakabonye kubigereranya cyangwa kwitsa babyitiranya bakabihuza cyangwa bitizwa umurindi cyane n'uburyo urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa rwatangaje ko Jay Polly ashobora kuba yarishwe na alcohol yanyweye yifashishwa mu kogosha abagororwa. Angare bavuga bati ibi ngibi yabikoze mu rwego rwo gushinyagura, ari nabyo byatumye asora ino ndirimbo. Ibi byaje gutuma umuhanzi Platini ino ndirimbo ahita ayikuraho igira prive, aho ishobora kuba yarebwa nawe wenyine. Yasabye kandi imbabazi avuga ko ari amakosa yakoze kandi ko atari cyo yaragambiriye, ndetse ibi ngibi yabikoze mu rwego rwo kugira ngo akomeze akazi, ariko atigeze atekereza ko bizagenda gutya. Ati ku bantu aho yagize ati ku bantu nababaje mbanje kubasaba imbabazi nciye bugufi nanjye kuko nababariye mbere yuko bagize ibyo bavuga batabanje kunyumva. Yakomeje agira ati ubundi twari dufite indirimbo nge na Jay Polly yitwa Somaho, ariko yari iya Dream Boys, ariko nyuma bitewe n'itsinda buryo bitari bihagaze neza ino ndirimbo dusa nkaho tuyiretse. Ati iyo ndirimbo twasabye producer ko twahindura, ariko bikomeza kugenda bigorana. Tuza gufata umwanzuro ko ino ndirimbo rero tuzaba tuyihorera tukazakora indi tukazikoresha mu gihe hababonetse uburyo yabyazwamo umusaruro. Nyuma nibwo haje uruganda rukora inzoga
rugirana ibiganiro na Platini. Platini akaba avuga ko yegereje Polly rugikubita akamusaba ko ino ndirimbo yabyazwa umusaruro. Avuga ko Jay Polly atigeze ashidikanya kubyemera, bamufunze batarakora amashusho kuko ikiganiro cya nyuma bagiranye cyari imbere y'iminsi 2 yuko Jay Polly afungwa. Agize ati rero ati ijoro yapfuyemo uwo munsi nibwo bari batangaje ko urubanza rwe ruri buze rwimuriwe ku itariki ya 3 ya 2 z'ukwezi kwa 12. Ati rero ibi ngibi byakomezaga kugaragaza ko kuzakora amashusho bigoranye cyane. Ati niyo mpamvu numva ko ngomba kwishyira hanze. Yavuze kandi ko nta mutima mubi yabikoranye, asaba imbabazi abo yababaje bose ndetse n'abafana ba Jay Polly n'umuryango we muri rusange. Ati rero kwandika kuri title y'indirimbo ati rest in peace Jay Polly, ati byakozwe nabo dufatanya cyangwa n'ikipe yanjye ishinzwe kwa proding ibintu kuri YouTube, bambwira ko ari gwa icyubahiro uno mwanze. Aba bombi avuga ati rero ibi ntabwo nabikora Jay Polly ko radufashije nk'itsinda ati mu ndirimbo twakoranye mamiriza ukuri mutashe. Ati ni zimwe mu ndirimbo zapfudufashije cyane ege na mugenzi wanjye TMC. Ati rero ati Jay Polly ndamwemera, ati dore ko tumaze igihe tuziranye nubwo tutagaragaye mu mafoto turi kumwe nawe. Ati ariko yari inshuti yanjye cyane, twahoranaga kenshi. Avuga ati twamenyanye 2008 muri studio ya ONP yakorwa umwana Click. Ati ari naho Tough Gang yatangiriye. Ati rero ntabwo nkeka ko ibyo abantu bakeka ko ari ugushinyagura n'umusore bishoboka ko ari inshuti yanjye. Ikiganiro cya nyuma uko navuze agiranye na Jay Polly cyo cyarabaye imbere y'iminsi 2 yuko afungwa. Anga rero abantu bafataga ibintu uko bitare uno musore Neme Platini akaba basabye imbabazi, avuga ko ibi ngibi byabayeho mu rwego rwo komeza akazi, ndetse avuga ko ino ndirimbo ayikuyeho mu rwego rwo kwerekana ko nawe yabikoze atabigambiriye cyangwa ibyo abantu bakeka atarebyo. Ngayo nguko rero kubikomeje kuvugwa kuri ino ndirimbo Somaho ya Platini yakoranye na Jay Polly yashyize hanze mu gihe abantu bakiri mu kababaro ndetse bataranakura ikiriyo cy'uno musore Jay Polly. Dukomeza no kwihanganisha abakunzi be ndetse n'umuryango we muri rusange. Tuvuga tuti Imana imwe iruko ridashira. Rest in easy, rest in peace Jay Polly Kabaka.